Dutangiranye inkuru yacu n'umukobwa wicaye ahantu ku ntebe ari umunyeshuri ubona ko disi afite ikibazo. Ubwo disi ako kanya hahita haza umutipe yifitiye umupira ubona ko ari kwikinira umupira agenda mu muhanda. Uko ari kugenda ariko abona umukobwa wicaye ku ntebe ubona ko nyine asa nk'ufite ikibazo. Nko kumureba umukobwa agira ubwoba atangira kugira amasoni ku mutima ati mbega weho wagiye unucaka hiki. Ubwo disi umutipe ati umeze ute? Ese ko mbona ufite ikibazo wabaye iki? Ese nagufasha? Mbwira nta kibazo, njye nagufasha nta kibazo, njye ntabwo ndi umuntu mubi, sibyo se? Ngaho mbwira. Ubwo rero umutipe akomeza aho ngaho amubwira ati ariko nyamara wambwira nkaba nagufasha. Umukobwa ati haku ubundi weho ucaka heki, ariko ku mutima ari gutekereza. Umutipe ati haku njye nagufasha nta kibazo. Mbese gukora subscribe niba utarayikora ndetse nawe wayikoze ndagushimiye, Imana iguha umugisha. Ubwo disi umutipe yakomeje kumubwira ati ariko ngiye rero nagufasha. Umukobwa ati oya nta kibazo weho igendere, ngende ibyanjye byose ndabyimenyera. Ramutse nkubwiye ngo mfite ikibazo weho nta kintu wamfasha. Umutipe ati ariko nagufasha. Umukobwa ati oya nta kibazo ndifasha. Uramutse ukeneye n'izindi nkuru wasura channel yacu yindi yitwa Vazi Media ukabona izindi nkuru tubagezaho. Ubwo disi umutipe yarebye umukobwa abona ko nyine nta kintu ushaka kumufasha, aravuga ati reka nigendere ako njye gukina hari imbere, uramutse unkeneye nta kibazo waza kumbwira, sibyo se? Ubwo disi umukobwa yarebye umutipe umutima yifitiye ku mutima ati ese uko mbikubwire cyangwa nkwihorere? Ese umukobwa yabaye iki? Ako turaza kumenya. Umukobwa twatangiye yicariye ahantu ku ntebe atuje ariko ubona ko nyine asa nk'uri kurira yabuze umuntu umufasha. Ubwo disi umukobwa atangiye guhaguruka ubona ko nyine ntazi ikintu yabaye. Ese mama yabaye iki? Ubwo disi tegereje wa mutipe uri kugenda vuga ati ese kuko mana yanjye iyo mba mbimubwiye basi yari kumfasha. Ese mama yari kumufasha iki? Reka turebe inkuru yo muze kuyikuramo isomo cyane cyane ababyeyi. Ubwo disi umukobwa yatangiye kwireba abona amaraso ku ijipo ye. Ese byagenze bite? Bigaragara ko umukobwa n'ubwa mbere agiye mu mihango ntazi ibyo aribyo, abonye ko amaraso ubwa mbere amugiyeho nta n'umuntu n'umwe yarigeze abimubwira. Ese mana yanjye byagenze bite? Umukobwa yatangiye kuvuga ati ese ibintu n'ibiki byambayeho kamaraso aje byagenze bite? Babyeyi mujye mubwira abana banyu cyane cyane b'abakobwa mubigishe ku myororokere yabo kugira ngo ibintu nk'ibi bitazajya bibabaho ugasanga basebeye mu bandi, basi n'ibyo binababaho bajye baba biteguye. Ngo disi umukobwa yararize atangiye kuvuga ati ese mana yanjye ntabwo nshobora kugenda, nawe rero ntabwo wagenda amaraso ari ku ijipo yawe abantu baguseka. Ngo disi umukobwa atangiye gutekereza ese basi usanga yabwiye wa mutipe. Ngo disi umukobwa akiri aho ngaho hari abandi banyeshuri babiri nabo bari kujya muri siporo, nibwo baje batangiye guseka wa mukobwa bavuga ati ehe dore amaraso ku ijipo ye. Ngo disi umukobwa yabuze ikintu akora abura ikintu avuga anako n'abatipe bamuseka bati koko dore amaraso ku ijipo ye, uzi ko yagiye mu mihango se? Yo disi agakobwa kase kirukanka maze abatipe ati dore yirukanse wana dore n'amaraso ari ku ijipo ye. Ngo disi wa mukobwa agiye yirukanka asatira wa mutipe uri kwikinira, aragenda amugezeho ahita amugonga. Umutipe asa nk'uwikanze abona wa mukobwa ari kwirukanka avuga ati umbyeye hagarara nkufashe. Ngo disi umutipe ntago yabonye ibyo Aribyo ahita abona amaraso ku ijipo ye ahita akeka ibintu byabaye. Ubwo disi abatipe babiri nabo baje birukanka bavuga ati agiye hehe se? Agiye hehe? ashaka kuba akatiye ahangaha vuba tujye kureba ahangaha niba ari hakatiye. Ngo disi b'abatipe babiri baragiye abandi bari kumuseka bari gushaka umukobwa. Ngo disi wa mutipe arabarebye avuga ati mana yanjye nk'aba batipe baba batazi ibyo Aribyo ntabwo umukobwa nk'uyu nguyu ukwiye kumuseka. Mbona no kubwira abatipe nimujya mubona umukobwa uri mu bibazo ntimukamutererane ntimukamuseke ahubwo mujye mumufasha. Ubwo disi umukobwa yaragiye yikinga ahantu ariko urunguruka ngo rero basi ahantu bari bataza bakongera kumuseka. Ubwo disi wa mutipe yaraje ahita asanga wa mukobwa ahantu ari ati umva humura ni njyewe ndaje ngufashe kanubwo mbere uranze kumbwira ibyo babaye ako humura njye ntabwo meze nk'abariya, si byose? Ngo disi umukobwa akomeje kureba uwo rwanza rw'umutipe ngo ati se ko uyu mutipe koko mwizere. Umutipe ati humura njyewe ibi ngibi ndabizi, bashiki banjye mama wanjye ndetse n'izindi nshuti zanjye zibijyamo
kandi abizi ndabafasha cyane, ngo rero wigira ikibazo, ariko ushaka wanansuhuza tukamenyerana kuko njye nagufasha pe, ibintu ugiyemo ndabizi sibyo se. Ngo disi umukobwa yakomeje kwitegereza areba umutipe ubugwaneza afite, aravuga ati mana yanjye koko se, koko nkwizere. Ngo disi umukobwa yaramurebye, mu kumureba aratangira avuga ati mana yanjye none se uriseriye. Ngo disi umukobwa yatangiye kumwizera, amuha ikiganza, basa ubona yuko we ntabwo ameze nk'ari abatipe bari bagiye kumuseka. Ngo disi umutipe yarishimye ati ibi ngibi kujya mu mihango ni ibintu bisanzwe. Umukobwa ati none se ngiye uko byaje ubundi ko ntari mbizi, ntabwo nari mbizi pe, nanicariye hariya njya kubona mbona abantu mbona biraje, nicariye hariya haba ari abantu batangira kuza kunseka, kandi njyewe ntabwo nari nzi ibintu byaje ibyo ari byo sibyo se. Ubwo disi umutipe yahise ahaho umukobwa amazi, mu kumuha amazi aravuga ati ngakira umwe. Ngo disi umukobwa yatangiye kunywa amazi, basi ngo arebe yuko yagira agahenge, basi abone ko nyine arabona ubufasha bw'uyu mutipe. Umutipe ati ibi ni ibintu bisanzwe rwose, wigira ikibazo, kandi ujye unabwira umubyeyi wawe nyine agusobanurire, naho ubundi ibi ni ibintu bisanzwe sibyo se. Umukobwa ati yego nta kibazo, nzajya nkubwira njye mbwira n'ababyeyi banjye. Umutipe ati oya sinangombwa yuko njye waza ukambwira, wanabwira n'abandi bantu b'abakobwa mu bana sibyo se, ahubwo reka nzanye kukuzanira padi. Umukobwa ati padi se ko ntazizi. Umutipe ati humura ndaje byose ndabikwigisha. Ubwo disi umukobwa asigaye aho ngaho abona yumiwe n'ubugwaneza bw'umutipe. Ubwo disi umutipe yaragiye amuzanira padi, uravuga ati kanze ngufashe, ari nako musize yicaye hariya akari kuza nyine avuga ati ubundi ku cyabyeyi batarasobanurira abana babo ibyaye imyororokere yabo. Ngo disi umutipe yazanye padi, arangije aziha wa mukobwa ati akira. Arakira rwose, nizi ngizi nkuzaniye. Umukobwa yabyakiriye atazi n'ibyo ari byo, kubera yuko n'ubwa mbere agiye kubikoresha. Mbona yo kubwira ababyeyi mujye mwigisha abana banyu bakiri batoya ibyaye n'ubuzima bw'imyororokere yabo, kugira ngo tuzajya biba kibaye kuri uyu mukobwa. Ubwo disi umukobwa yatangiye gukuramo padi ziba ziri mu bwoko butandukanye, ubona yuko nyine ari zo umutipe amuzaniye. Umukobwa ati nuse ko ntazi kubikoresha biragenda bite? Umutipe ati ndaje nkwereke, guhora agenda ubikore gutya. Ubwo yarabimwigishije, maze umukobwa nise kuzanye mu ntoki kandi njya mbona hari ibintu abantu abandi bakobwa bahisha. Umutipe ati ibi se birarenze, ibi ni ibintu bisanzwe, cyerekanye utazi ubuzima bw'imyororokere, naho ibi ni ibintu bisanzwe pe, kandi ntugire n'ikibazo. Ngo disi umutipe akomeje gusobanurira umukobwa ukuntu zikoreshwa, atangira kumusobanurira, ubona yuko nyine afite nyine umutima ukunda. Umukobwa na disi yatangiye kwishima kubera ubwaneza bw'uyu mutipe abonye abandi baje bamuseka. Ese mama ariho wakora iki? Wa mutipe uri kumva iyi nkuru, wa muhungu uri kureba iyi nkuru, niba ujya ubona umukobwa uri mu kino kibazo ntukamuseke ngo umutererane, ahubwo basi ujye umufasha. Kandi nawe mukobwa ntukagire nyine isoni, jya ureba basi umuntu wagufasha. Ntabwo ari ngo umukobwa cyangwa umugore, ushobora no kubona umuntu w'aho ngaho ubona ko nyine afite umutima ukunda. Ngo disi umutipe yakwima ikoti yari yambaye, arangije arihereza umukobwa ngo yikenyeze basi aze kugenda nyine mu muhanda batamuseka. Ubwo disi umutipe yaramurangiye ahantu ubwiherero buri, ngo agende basi umukobwa yiherere maze yikorere isuku. Ubwo disi umukobwa yarishimye, abona nyine ubugwaneza umutipe afite, avuga ati Imana izaguha umugisha. Ngo disi umukobwa yatangiye kurambura rya kote ngo aryambare. Umutipe ati tuwarete yari hirya, weho ugende nta kibazo, ugende wikorera isuku, ntihagire n'umuntu uza kukuvogera sibyo se. Umukobwa ati yego nta kibazo murakoze. Ngo disi umutipe yakomeje kwishima, abona ko basi afashije umuntu, n'umukobwa arishima avuga ati ubundi bari abatipe bansekaga ubundi ni abahehe. Umutipe ati humura rwose, icyo uzajya ugira ujye umbwira. Ubwo disi ugaragara yuko ni umukobwa ubona ko nyine wagiye mu mihango bwa mbere ariko atazi ibyo ari byo. Ese mama byagenze bite? Ngo disi umukobwa yaragiye, umutipe nasigara aho ngaho. Batwereka umukobwa avuye mu bwiherero bakugera mu muhanda wa mutipe, bahura n'abatipe babiri bari bamusetse. Abatipe ati wise wa mukobwa wandi w'amaraso yari ku ijipo ye, ati se byagenze bite? Ati se biracyakuriho? Disi ubona yuko n'abana bafite urugomo,
ubwo disi umukobwa yagize isoni umutipe naramureba ati ubundi abatipe ntibakorera iki ubuhungu bwigira gutya buseka uyu mukobwa ntabwo ubuzi yuko ibingibi ari ibintu bisanzwe koko. ubwo disi bwa butipe biri bwakomeje guseka ariko baseka wa mukobwa. umuhungu ati ese mbabaze ntabwo mufite bashiki banyu, ntabwo mufite umubyeyi wawe se, ntabwo mufite mama wanyu, none se bya bintu mubonye ni ubwa mbere mubibonye, none se mushiki wawe mama wawe bo ntibabijyamo, none se tuvuge yuko babijyamo mwabaseka gutya. umutipe akomeza kubigisha ati ibi ni ibintu bisanzwe rwose, ahubwo n'ubutaha mujya mugira ikibazo mubona umuntu ufite ikibazo nk'iki ngiki mugiye mumufasha, ibi ni ibintu bisanzwe, ntabwo guseka umuntu ari umuco mwiza, si byo se. ubwo disi aba bana ubona ko nyine bumvishe ibyo umutipe babwiye, ubona ko nyine batangiye kubabara bavuga ati uzi ko ari byo se, ntabwo twari tubizi pe, ntabwo twari tubizi rwose. ubwo disi umutipe yakomeje kubasobanurira ati ibingibi ntabwo ari byo, mugomba kumufasha ibingibi rwose kandi nyine mujye mubyumva. ubwo disi abana ubona yuko nyine batangiye kwisubiraho ari nako bareba umukobwa baba bamurebana impuhwe bati ntabwo twari tubizi pe. abatipe nyine bakomeza gutekereza, akomeza kumusobanurira ati n'ubutaha ntimuzabyongere, ahubwo n'undi muntu wese nk'uyu nguyu mugiye mumufasha, si byo se. ubwo disi umukobwa nawe yatekerezaga ubwaza bw'uyu mutipe bavuga ati uyu mutipe ubundi ndwanirira mana yanjye. ubwo disi b'abatipe baratekereje bavuga ati basi mbabarira, si byo se, mbabarira pe. n'undi ati ntabwo twabishakaga pe, ubona ko nyine byabarenze. umutipe ati reka da ntabwo ngiye musaba imbabazi, muzisaba uyu mukobwa, si byo se, kuko mwene mwabikoreye. umutipe umwe ati mbabarira, si byo se, ntabwo twari tubizi pe, nyine twabonaga ari ibintu biri aho ngaho, maze natwe ntabwo twari tubizi, ntabwo twari tuzi ko nyine bisanzwe biba, mutubabarire. ubwo disi umukobwa yabahaye imbabazi, ubona ko n'abantu batipe bisubiyeho, ndetse nawe uri kureba iyi nkuru niba usanzwe ukora ibingibi ushaka wakisubiraho, kuko ibingibi ni bisanzwe mu buzima busanzwe. n'umubyeyi uri kureba iyi nkuru mujye mwigisha abana banyu ubuzima bujyanye n'imyororokere yabo, yaba abahungu yaba abakobwa, byose biba bikenewe. ubwo disi bakomeje kugenda biganirira, ubona yuko bishimye, anako umukobwa amushimira ati wakoze kumfasha, n'umutipe ati yego ibingibi ni bisanzwe. inkuru nta tuyisoreje, inkuru nakagaruka nizere ko imukuyemo isomo. Imana ibarinde, turabakunda cyane, ciao ciao, Imana ibahe umugisha, twibuke twiyubaka.